hari igihe bakohereza dokima ugasanga mu by'ukuri dokima baguhaye ni PDF. Iyo PDF kandi ukeneye kweditinga utuntu twawe wenda ngo ufate ibyo baguhaye ugire ibyo uhinduraho kugira ngo ugire icyo ukosora ubone kudepoza cyangwa se kugira iki gukora dokima yawe. Ngiye kwereka ukuntu wahindura dokima yawe ikava muri PDF ikaba Word cyangwa se ikajya no muri Excel bitewe n'ibyo ushaka. Iki kiganiro ni ingenzi cyane kuri wowe kandi nagira ngo ugikurikire neza step by step usobanukirwe byinshi cyane maze urebe ukuntu bikorwa. Winjiye muri Google Chrome. Birasaba kugira ngo ufite internet yawe bikaba byiza yihuta cyane. Ukandika uti I love PDF. Ukuntu byanditse I love ugasiga akanya ukandika ngo PDF ugakanda. Iyo umaze gukanda uhita ubona hameze gutya ukongera urumuri ruke. Uhita ubona nyine ijambo rimeze gutya I love PDF mu ibara risa gutya ugakandaho. Ukubona mu by'ukuri turi gukoresha telefone, hari ubwo uzakoresha computer ubwo byaba ari byiza kurushaho, ariko nanone hari ubwo telefone yawe uyihinduramo computer. Ubwo ukuntu bigenza nuko nguko rero uhita ukanda ukabara ubudomo butatu hejuru, hariya hejuru ugahita umanuka gutyo ukakanda handitse ngo desktop site ugakandaho. Iyo umaze gukanda ukabona ko bya bintu byari byegeranye bisiba byinshi cyane, bikakwereka ukuntu nyine ari byinshi cyane kandi cyagiye ntabwo byagaragaraga ko ari byinshi. Noneho hari Excel hari uburyo uhindamo Excel ukatuzuminga gakeya. Hari uburyo uhindamo Excel to PDF, PDF to PowerPoint, PDF to Excel, Word to PDF, ugahindamo PDF to JPG. Ubwo ntabwo nyine ukahindamo ifoto ukagira dokima, ugafata PDF ukagira Excel, ugafata Excel ukagira PDF, sign in ukagira PDF, unlock PDF. Buri kimwe cyose usanga mu by'ukuri niho kibera. PowerPoint to PDF, ahangaha niho uhindurira ibintu byawe kandi bigahinduka neza cyane kandi mu buryo washakaga. Split PDF, mbese buri kimwe cyose umva wifuza nicyo kintu cya mbere ukora, cyangwa se edit PDF. Uburyo bwose burakora cyane. Mu by'ukuri ni ibintu nagushishikariza kuba wakoresha kuko ni ibintu by'ingenzi cyane kandi byoroshye cyane. Icyo tugiye gukora rero ni PDF to Word. Ubwo ni iri jambo rya mbere iri ngiri, PDF to Word. Ubwo urakandaho. Ubwo ni PDF to Word, ni PDF tugiye guhinduramo Word kugira ngo tubone ukuntu tweditinga dokima yacu. Urakandaho. Iyo umaze gukandaho gutya bakwereka akantu k'umutuku ndetse ngo select PDF file. Ubona ko PDF to Word converter nyine. Ubwo uhita ukandamo hagati select PDF file. Ubwo ngiye kuzana ya dokima ngiye guhinduramo ikava muri PDF ikaba Word. Reka ndebe hano dokima wenda nahindura mu by'ukuri ikaba Word. Reka ndebe ngiyi mfite yitwa Boss PDF. Reka nkandeho. Wategereza dokima yawe nyine ugomba kuza icyo mbiriho kugira ngo byorohe kurushaho. Nakanzeho ariko nako nakanzeho. Reka dusubize inyuma gutya. Iyo umaze gukandaho uri kubona ko mu by'ukuri dokima ngiriya hejuru no hejuru, hasi nanone uhita ukanda handitse ngo converter to Word. Ugahita ukandaho akajambo k'umutuku. Nawe niko uzabibona by the way. Icy'ingenzi ni ukureba neza cyane kandi ugakurikira cyane. Nizere ko nawe ukanze subscribe niba utarayikanda kuko ibintu tugenda tubagezaho ni ibintu by'ubwenge cyane kandi by'ingenzi. Nuko no mu by'ukuri ko iyo ugitunganya dokima yawe ugategereza ihita converting. Mu by'ukuri kubona ko ntago bitinda cyane na gatoya, ntago bitinda kuko iyo umaze gukanda aravuga ngo download. Ubona ko uhita downloadinga mu by'ukuri. Ugategereza ko downloading ikaba Word. Uhita ukanda download. Kara kajambo nyine k'umutuku kanditse ngo download. Ubwo uri kudownloadinga dokima yawe. Ya indi ari PDF itinduka Word, uraje ubirebe. Yes. Wibuke ko ari PDF rwose ariko igiye guhinduka Word. Biroroshye. Ubwo udasobanukiwe mu by'ukuri wasubiza inyuma video ukareba gake gake step by step ukareba uburyo bikorwamo. Ukubona mu by'ukuri maze gukora ibi ngibi birangiye. Tujye kuri file.
uhita ujya kuri document bisanzwe handi duca tugiye kwa document uhita usanga mu by'ukuri ko yabaye document. Ni byinshi cyane aha ngaha usanga iyo wamaze kubikora nyine ikaba downloaded, uhita usanga aha ngaha yabaye document kandi mu buryo bworoshye cyane, ugakanda ugasanga yabaye word. Uhita usanga yabaye word kandi ukaba wakosora ibintu byawe kandi neza cyane. Ugomba kuba ufite muri telefone yawe nuza application ifungura document, kandi mwereke application ukeneye kugira ngo document yawe ibe yafungukiramo kugira ngo byorohe cyane. Uhita downloadinga document reader kugira ngo nyine ujye ubasha gufungura document yawe mu buryo bworoshye. Bikaba byiza downloading ngo all document reader, ukadownloading kugira ngo Word, Excel n'ibiki byose bibe byafungukiramo kugira ngo bibashe kuba byagira iki byagufasha. Ngiye ngaha muri telefone rero ndayifite, ubwo niyo nakoresha kugira ngo ufungure document yawe. Ugomba kuba uyifitemo rwose kugira ngo ujye ufunga document zawe mu buryo bworoshye. Dore iyi ngiyi niyo ugomba kuba ufite muri telefone yawe kugira ngo document yose downloadinze wowe wayifungura mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ubona ko aha ngaha bari kwamamaza tubikuremo. Ubwo document yawe ibe Excel, ibe Word, ibe PDF, ibiki TXT, ubwo nyine document yawe ubwoko bwose burimo image to PDF, buri bwoko bwose irabufungura kandi mu buryo bworoshye cyane, ariko wabanje kunyura bwa buryo nakweretse bwa mbere ukuntu wafungura document yawe ikaba Word. Nizere ko rwose dukurikiye gatanu kandi ibiganiro byose tugiye kugezaho byose ugiye kuzikurikira gatanu kuri gatanu mu buryo bworoshye cyane, ubundi tukaza tubana umunsi ku munsi. Ubundi document ukayifungura, washaka ukeditinga mu buryo bworoshye cyane. Ubu ngubu ureditinga ku buryo ukora icyo ushaka ugashyiraho ikindi kandi mu buryo bworoshye cyane. Nizere ko ukurikiye gatanu kandi ndetse n'ikiganiro ugiye gutegura cyose ugiye kugikurikira kandi neza cyane. Uri kubona ko mu by'ukuri kantu kwa download kitwa Boss Document, dore ngaka ushaka turakafungura ukareba ibyo ari byo, ukaba mu by'ukuri wakeditinga cyangwa se ukongera ibindi byawe ushaka mu buryo bworoshye cyane. Dore nuko rero bikorwa. Nizere ko wabanye natwe gatanu kandi. Dore kantu na download kitwa Boss, dore naka ngaka. Dore naka kamaje kurangira just now. Ubona ko karangiye kano kanya just now, niho kaba kageze kandi karangiye neza cyane, ukagafungura ukareba ibyo ari byo. Ariko bigize muri application n'undi fungura document reader, iyo uyifite muri telefone yawe bihita bikunda cyane mu buryo bworoshye kandi bwihuta. Nuko nguko uzaza ubigenza maze ukabona document yawe iri Word. Thank you so much. Ndabashimiye wowe twabanye. Niba wakanda subscribe ni iby'ingenzi kuri wowe ndetse akaba kuri twebwe, kuko iyo ukanda subscribe uduhaye support yo kuduha imbaraga zikomeye cyane kugira ngo dukomeze dukore ibintu byinshi cyane kandi bibafitiye akamaro. Imana ibamugisha. Ndabakunda cyane, tubana mu biganiro byose bitandukanye kandi buri kantu kose nateguye uzazukabona ku gihe niba wakanze subscribe. Imana ibamugisha.